Murakoze ndabashuje mwese. Yesu ashimwe, abaho umugisha, mugira amahoro muri uyu mugoroba. Umwami Imana bishimire, kandi uyu mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ndakurarika wowe wese ufite umwanya kugira ngo dusenge. Mwami Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana ikomeye, uri Imana yera, uri Imana yihagije. Muri wowe harimo imbaraga nyinshi, muri wowe harimo ubuhungiro, muri wowe waravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Mwami, ibi wabivuze kuko wari wireherejeho amahanga yose kugira ngo umuntu wese uremerewe muruhure. Hari abantu baremerewe rero, dusengeye iyi mitima igiye kumva ijambo ry'Imana. Mwuka wera ni wowe uzi igikwiriye, ni wowe uzi icyabafasha, ni wowe uzi icyatuma izina ryawe ryubahwa ku bwabo. Gusa turasenya ibihome byose Satani yubatse, ahubwo turasaba imbaraga z'Imana kugira ngo zibe arizo ziganza, kandi buri wese ugize umugisha wo kuba muri iri teraniro ry'abera agubwe neza. Turagushimiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Amazina yanjye ni Betty Mwarimu Nyiramukiza Betty. Nkorera umurimo w'Imana ku Muhima, ndi umwe mu bayobozi w'uwo mudugudu cyangwa w'iryo torero rya Muhima. Ndashima Imana ko yangiriye icyizere ikangabira umurimo wayo. Nongeye kandi kubifuriza ikaze mwebwe mwese aho muri, ari abari muri Kigali, ari abari inyuma ya Kigali, ari abari hanze y'u Rwanda. Mureke icyo umwami yagambiriye kuvugana natwe tugitega amatwi. Imana ibampera umugisha. Hari umuririmbyi yakunze kuvuga ku rukundo rw'Imana, aravuga ngo urukundo rw'umukiza nirwo rwamuzanye kuducungura. Reka ndirimbe indirimbo ya mbere ivuga ngo urukundo rw'Imana. Ndayiririmba mu Giswahili. Pendo la Mungu ni kubwa, pasha bario. Pendo la Mungu ni kubwa, kwako uliozo. Haleluya. Malaika walioimba, wachunga wakasikia, tunafurahi kujua pendo la Mungu ni kubwa, pendo kubwa, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa. Imana ibaho umugisha. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, yavuze ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rurenze uko turuvuga, ndetse na Yohana yaruvuzeho ubwo yandikaga ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 4 umurongo wa 7 kugeza ku wa 16. Haravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Imana ishimwe. 16 haravuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Imana iduhana umugisha. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Impamvu ubu turi kuvuga nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Satani aho yari yaratuboheye, aho yari yaragushyize, urukundo rw'Imana ruraza rugukurayo. Urukundo rw'Imana ruraza ruragusigasira. Urukundo rw'Imana rugukiza urupfu. Urukundo rw'Imana rugukiza indwara. Urukundo rw'Imana rugukiza impanuka. Urukundo rw'Imana rutuma ubabarirwa ibyaha.
iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Imana ishyirwe hejuru. Umuntu ashobora kukwitangira ariko hari aho atagera, ariko urukundo rw'Imana rwo Yesu yaratwitangiye. Imana ishimwe. Muri iki ni mu rukundo ruri ku murongo wa 10. Muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Imana ishimwe cyane. Iki ngiki kijya kinezeza cyane, kubera ko Imana yatanze ubugingo bw'umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Abefeso ibice 3 umurongo wa 14, aho haravuga ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. 17, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kuko kwizera, kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Yesu nabaha umugisha. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Pawulo yandikiye Abefeso mu bice 3 umurongo wa 14 kugeza 17, ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa. Ijambo rirakubwiye ngo nicyo gituma ukwiye gupfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa. Urumva ukuntu uyu mugabo afite ubudahangarwa, urumva ukuntu yihagije. Pawulo aravuga ngo nicyo gituma mfukamira Data, nicyo gituma nanjye numviye Imana nkemera kuyikorera, nkemera guhara ibyanezezaga, nkaza mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Iri jambo ngo uw'imiryango yose yo mu ijuru no mu isi yitirirwa. Uw'imiryango yose, umuryango uwo ari wo wose urimo uritirirwa iyi Mana, uritirirwa Data. Wavuze ngo nihabeho ijuru, ijuru rikabaho kubw'urukundo rwe. Aravuga ngo nihabeho isi ibaho. Ariko ageze ku muntu aramurema, agerekaho kumuhumekera mu mwuka mu mazuru, amuhumekera mu mwuka w'ubugingo. Bibiliya irambwira ngo iyo umuntu ari mu mubiri aba ari kure y'Umukiza, ariko iyo umuntu ari mu mwuka, Imana ishimwe, akora ibyo Data wa twese ashima. Wavuga gute se kukunda kandi udakunda mwene so? Imana itugirire neza, Imana idutabare bene Data. Ngo kandi Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Mushorera imizi mu rukundo rw'Imana, mushorera imizi mu gakiza k'Imana. Mureke dusaba Imana imbaraga. Wowe mubyeyi unyumva, mupapa, mwana muto, mukobwa, Pawulo araguhugura, arakubwira ngo kandi ngo Kristo ahore mu mutima wawe. Hari ibyo wahuye nabyo bigutandukanya n'urukundo rw'Imana, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Haravuga ngo mbese ni amakuba, ni ibyago, ni ukurenganywa. Haravuga ngo ibyo byose nta na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Pawulo rero ahugura Abefeso, arababwira ngo Kristo nahore mu mitima. Ubu ni abanyarwanda turi kubwirwa, cyangwa n'undi wese n'abanyamahanga, ariko Imana ishimwe
kuko Kristo yaduhaye gushorera imizi muri we. Imana nishyirwe hejuru. Bene data, Imana ibaha umugisha. Ndumva uyu mugoroba Imana yamfashije, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaje akwiriye. Niwe wenyine waje akwiriye. Niwe wari ukwiriye kugira ngo turuhuke. Niwe wari ukwiriye kugira ngo amahoro aboneke. Niwe wari ukwiriye kugira ngo wowe ufite ibibazo agukize. Niwe wari ukwiriye, yaje gutubura imigati. Bamwe bageraho bamukunda kubera imigati, ariko Yesu arabitegereza, arababwira ati nige mukunze se mukunze imigati mba? Arababwira ati ariko mukwiriye kunkorera, mutareba kuri ibyo, mutareba ku mitsima. Imana itugirire neza. Uzasanga abantu benshi bavugira Imana, ariko ugasanga urukundo rwashize muri bo. Bibiliya itubwiye ko udafite urukundo si uw'Imana, kubera ko Imana ni urukundo. Imana itugirire neza. Ijambo ryavuze ngo muri iki ni mu rukundo ruri, muri Kristo ni mu rukundo ruri, muri Kristo niho turuhukira, kuko twebwe yakunze. Kuko twe ntabwo twakunda Imana ngo tubishobore, ariko umwuka w'Imana ari muri twebwe twabishobora. Imana ishimwe. Imana yaduhaye Yesu aza kuba impongano y'ibyaha byacu. Yohana rero arandika aravuga ngo bakundwa dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Abantu benshi bavuga ko bakundana, ariko mu by'ukuri wareba imirimo bakora. Dufite urukundo iyi si yahinduka paradizo. Dufite urukundo ntago twabona abababaye, twagerageza. Imana itugirire neza. Dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Matayo 8 umurongo waho wa 5. Haranditse ngo ageze i Kaperinawumu haza umutware utwara umutwe w'abasirikare, aramwinginga ati mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane. Aramubwira ati ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka. Haleluya. Tegeka gusa umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwara n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umutwe ntigenda, aragenda. Iyo mbwiye umwe ntigenda, aragenda. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye nikora iki, akagikora. Yesu abyumvise. Haleluya. Aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Aya magambo yantangaje. Uyu ni umugabo wari umusirikare ngo utwara abandi. Arangije amenya ko Yesu hari ahantu ari, aragenda aramushaka, aramwinginga, aramubwira ati mutware. Aramubwira ati mutware. Haleluya. Aramubwira ati umugaragu wanjye ararembye kandi araremaye. Yesu aramwumva, mutega amatwi. Abakurikiye Life Radio, ndagira ngo mutega amatwi mwumve icyo Imana ivugana namwe. Ngo arangije aramubwira atararembye, aramugaye, araryamye, ameze nabi. Yenda ni wowe urwaje umurwayi mu bitaro, ukajya gutabaza, ukabwira Yesu uti nyiriza umwana cyangwa nyiriza umugaragu. Ngo Yesu aramwitegereza,
haleluya. Yesu nakwitegereze, nakurebe, akureba n'amaso y'imbabazi. Yesu nakubwire ngo humura, umutima wawe nukomere. Ngo Yesu aramwitegereza, aramubwira ati ndaza kuza. Imana ishimwe. Uyu mugabo yarantangaje, aramubwira ati data wa twese, si ngombwa ko wirirguza, si ngombwa. Yesu ngo yaramubwira ati ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa. Uyu muntu yari afite kwizera gukomeye kandi yari afite imbaraga z'Imana. Aramubwira ati si ngombwa, ntabwo ari ngombwa ko Yesu aza komange. Yaramubwiye atoya, tegeka gusa, tegekera aho uri, tegeka, uri mu bwami bwo mu ijuru. Ndabizi neza ko nintaha ndasanga byakemutse. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umugaragu wanjye arakira. Yaramubwiye ngo tegeka gusa. Imana nitegeke gusa, yemerere itegeke, yemerere mu rugo rwawe izitegeke, yemerere mu bana bawe izitegeke, yemerere mu kazi ukora, mu bakugoye, mu bakurwanije, yemerere izitegeke. Mu gihugu cyacu nizitegeke. Bwira Yesu azategeke mu mutima wawe, mwemerere yinjiremo azategeke. Aramubwira ati tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira. Imbaraga z'Imana ziri muri Kristo. Aramubwira ati ndakuzi, uri Kristo umwana w'Imana, imbaraga ziri muri wowe, niyo wabivugira aho uri ndasanga umugaragu wanjye yakize. Arangije uyu mugabo aramubwira, uyu musirikare, ngo kuko nanjye ndi umugaragu utwarwa n'abandi, ndi umugaragu utwarwa n'abandi. Nyamara yaramukubise ingingo, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye undi nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Yesu abyumvise aratangara. Oh haleluya. Ariko tekereza, yanga kuva imbere ya Yesu. Yesu yaramubwiye ati wowe genda, ndaza kuza. Birashoboka ko umaze iminsi mu masengesho, birashoboka ko wiyirije ubusa. Yenda usengera ibyifuzo bitandukanye, yenda usengera umugore cyangwa se usengera umugabo. Birashoboka kuri musengera uburwayi bwabaye negatifu ahantu hose, ukaba umaze igihe usenga ariko ukabona ntibikoreka. Uyu muntu yakubise ingingo Yesu, aramubwira ati tegeka, si ngombwa ko wirirwa wirushya ngo uze mu nzu yanjye, wowe tegekera aho uri. Arangije amukubita indi ngingo, aramubwira ati nanjye ndi umusirikare, ntwarwa n'abandi. Ati kandi nanjye hari abo ntwara. Iyo mbwiye umwe ngo ngwino, araza akanyitaba, nkamubwira ngo kora iki akagikora. Nabwira undi nti genda akagenda. Aramubwira ati none nawe tegeka. Haleluya, tegeka. Imana irashaka gutegeka, Imana irashaka gutegeka, Imana irashaka gutegeka, irashaka gutegeka ibyawe, ibyo ubona bikomeye. Imana irashaka gutegeka. Imana ibaha umugisha. Iri jambo aravuga ngo genda, aragenda. Undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Yesu yatangajwe n'uyu mugabo wari ufite kwizera gukomeye kandi yari yizeye imbaraga za Yesu. Aravuga ati ndatangaye, wasenze Imana ukagira kwizera, nawe Yesu agatangara ku bwawe. Muri icyo kintu uri guhura nacyo, wamenye ko Imana ari ifite urufunguzo rw'ibizaba. Hano muri Zaburi ibice 11 umurongo wa 3 haravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki?
Bibiliya igatanga igisubizo ikavuga ngo umukiranutsi yakwizera. Amen. Imbaraga za Yesu zirahari. Niba ifatiro zarasenyutse, ibyo wiringiraga ukabona byanze, ifatiro ukabona zarasenyutse, haleluya, ariko izere imbaraga z'Imana. Imana izitegeke. Erega yanategekera hiri. Si ngombwa ko yinjira muri iyo korari, si ngombwa ko yinjira mu bashumba. Yirategeka. Tegeka mwami. Imana itegeka ibyawe. Tegeka aka kazi kaboneke. Tegeka ubu burwayi bukire. Tegeka. Mfasha usengane nanjye iri sengesho. Uyu mugaragu yazamuye kwizera kwe, asanga nta wundi yaragijwe usibye Imana. Harangije aravuga ati tegekera aho uri mwami. Tegeka. Bwira Yesu ategeke. Ngo bushomeri umazemo igihe, Yesu nategeke. Yesu nategeke. Iyo ndwara ya kanseri yananiranye, Yesu arayitegeka. Ibyo byaha bikwizingiraho urihana ukananirwa kunesha, bwira Yesu ategeke. Emerera Yesu yicare mu mutima wawe. Hari ibindi biri gutwarira muri wowe, ariko wemereye Yesu yasohora imyanda yose Satani agutwikiriza. Imana itugirire neza. Uyu musirikare yarantangaje. Haravuga ati nanjye ndatwarwa n'abandi bankuriye. Haramubwira ati mwami wanjye Yesu, nanjye hari abo ntwara. Iyo mbabwiye ngo nibaze baraza, nababwira ngo nimugende bakagenda. Ni nkaho yaramubwiye ati nawe bwira iki kigeragezo cy'uburwayi n'ubumuga kigende. Yo nikigende. Niko yaramubwiye. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Narabohowe ndaririmba, kuko nzi yuko nababariwe. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Narabohowe ndaririmba, kuko nzi yuko nababariwe. Narabohowe ndaririmba, kuko nzi yuko nababariwe. Tegeka Yesu. Haravuga ati tegeka. Umugaragu wanjye arakira. Imana nitegeke. Ibyari biguhagurukiye bigutinye mu izina rya Yesu. Imana nihagarike amagambo y'abadayimoni agucunaguza, akubwira ko utazagera iyo ujya. Umwami nategeke. Imbaraga z'Imana nizibane nawe. Umwami nategeke. Nategeke icyo gisuzuguriro kikuveho. Umwami nategeke. Habwo burwayi umaranye imyaka bukuveho. Umwami nategeke. Uko kugwingira mu gakiza bikurweho. Umwami nategeke. Uko kugwa gukurweho. Ahubwo byuke wakira umwami Yesu. Wakira imbaraga. Iyo wakiriye Yesu uba wakiriye urukundo atwarira muri wowe, akagushoboza ibyo utakwishoboza, akagushoboza ibyananiye abandi. Izo nzoga zakunaniye, iyo umwami yicaye muri wowe arabigushoboza. Uko kuntu wananiwe kubabarira abakugiriye nabi, umwami yabigushoboza. Uko kuntu wananiwe kubabarira umukoresha wawe, umwami yakubabarira. Bwira Yesu ategeke. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Ndumva uyu mugoroba imbaraga zidasanzwe z'Imana zije gukora ibikomeye. Wowe uri muneza amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo emerera Imana. Reka kwiyobora. Reka kumva amajwi menshi agusakuriza. Reka kuyaha umwanya. Ngo igihe kimwe umukwe, ngo umuntu yaratumiye, atumira abantu kuza mu bukwe, ngo aragenda abwira abasangwa baraza,
ngo ariko agiye kubona habona undi muntu wambaye imyenda itari iy'ubukwe, ngo arangije aramubaza ati wowe kuki waje mu bukwe utambaye imyenda y'ubukwe? ngo uwo muntu arahora rwose. Uko niko Yesu azabaza amaraso ye yamennye, akakubaza ati ko nayakumeneye nkagukorera byose kugira ngo ukizwe. Ubu bukwe kuki ubuje mumeze gutya? Kuki wambaye imyenda iriho ibizinga? Imyenda iriho ibizinga ni ibyaha, ni ugukiranirwa. Hari korari yaririmbye ngo mu rwambariro rw'abera imyambaro irabyigana. Imana itugirire neza. Bene data, iyo mubona iyi si tugendaho mujye mwitonda ntikabashuke ngo ibatandukanye n'Imana, kuko iyi si tuyirimo tugenda. Abaririmbyi bararirimbye ngo turayisiga, ngo turayisiga nk'abadasezera, ngo hari ikamba ry'abanesheje tuzambarayo. Hari ikamba Imana izambika abakiranutsi. Umuririmbyi aravuga ngo tugiye iwacu mu ijuru, ngwino wisigara. Nushaka ko tujyanayo ihane. Haravuga ngo mwemerere agukiza ubu. Haravuga ngo kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerere awugutura uruhuke. Yesu wenyine niwe wagutura uyu mutwaro. Yesu wenyine niwe wagukuraho izo soni. Yesu wenyine niwe wagukiza abanyamahanga baguhagurukiye. Yesu wenyine niwe wagukiza amagambo. Yesu wenyine niwe wagukiza urubwa. Yesu wenyine niwe wagukiza ubugumba. Yesu wenyine niwe wakiza uburara abana bawe mama. Yesu wenyine niwe wabaha ubwenge mu ishuri. Urishuriye minerivare ukabona wapi, ariko Yesu yategeka. Ubundi ubutumwa nkunda kubwiriza ni ubutumwa bwihanisha ibyaha, kuko niyo misiyo dufite. Ariko uyu munsi Imana irashaka gutegeka ibyawe. Imana irashaka gutegeka abagusuzuguye. Imana irashaka gutegeka. Reka mbabwire, Imana ifite inzira nyinshi yagukirizamo. Umwanditsi aravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ese wowe imfatiro ntizashenywe? Ibyo wari wiringiye ntibyagusenyukiyeho? Ariko aravuga ngo umukiranutsi yakwizera. Hari igihe ubyuka ukabona amakuba ahagaze iwawe, ukabona ubupfubyi burakuremereye, ukabona ubupfakazi bukumereye nabi, ugasenga. Ariko humura, Imana irakubwiye ngo ije gutegeka kandi irategekera hiri. Imana ishimwe. Jewe ndumva nuzuye ubuntu bw'Imana. None se ntago nzi iminsi nzamara, yenda nasohoka hano nkivira mu mubiri ngataha. Niyo mpamvu nkubwira ngo ngwino wihane, ngwino wakire Yesu, ngwino akubohore, ngwino agusekere. Ariko ndakwifuriza gusekerwa n'Imana muri uyu mugoroba. Imana ikwitwararike inshuti y'Imana. Imana iragukunda nubwo waba warashayishije. Imana igufitiye ubugingo buhoraho. Amen. Nta wundi wigeze abwira abantu ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura, usibye umwami Yesu wenyine. Niwe wabivuze. Bivuga ngo ni ibyawe ntago byamunaniye. Imfatiro zarasenyutse. Reka turebe imfatiro, reka mvuge menye abantu bajya bubakaho ariko zigasenyuka. Urufatiro rwa mbere ni ubwiza. Umuntu yari mwiza we aba yumva kabisa, ariko ubwiza burashira. Iyo ukoze impanuka bwa bwiza ntawe ububona. Iyo ushaje uri inkumi nziza nibyo, urifotoza Facebook, Instagram, ahantu hose hari imvugo yateye ubu ngo aratwika ngo hahiye. Ariko reka nkubwire, yewe bizarangira. Icyaguhesha amahoro nuko waba uri muri Kristo Yesu cyonyine. Imana itugirire neza. Ibyo bizashira. Urufatiro rw'ubwiza rurashira.
ubwiza bujya bushira, na Bibiliya irabivuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro nibabishakishe gukora ibyiza badacogora. Nukora ibyiza uzemerwa, nukora ibyiza uzabona ubwiza, ubwiza bw'Imana buzabana nawe. Amina, amina. Abashaka ubwiza n'icyubahiro nibabishakishe gukora ibyiza badacogora. Bibiliya irambwira ngo abo ngabo izabitura ubugingo buhoraho. Urufatiro rwa kabiri ni urufatiro rw'ubutunzi. Ubutunzi ni bwiza, turabukeneye, buradufasha Mana yanjye, ariko ni urufatiro rushira. Ariko urufatiro rwa Kristo ngo rwanditseho ngo Uwiteka azabe, kandi yewe uvuga izina ry'Uwiteka ubanze uve mu bidatunganye. Imana itugirire neza. Urufatiro rwa gatatu ni ubucuti, friendship. Ubushuti ni bwiza. Dawidi yari afite inshuti nyinshi, yari umwami, yari umuhanuzi, yari ayoboye, yari umucuranzi, yari afite inshuti zikomeye, afite izoroheje, igihugu cyose ari icye. Ariko arandika haravuga ati niba imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi yakwizera, kandi yakwizera bikemera. Imana ishimwe. Urufatiro rundi, urufatiro rw'ubucuti rero ni rwiza, ariko inshuti nziza ni Yesu. Niwe utajya uhinduka, niwe utajya upfa, niwe wenyine wireherejeho amahanga y'abari mu isi. Urufatiro rwa kane ni urw'icyubahiro. Icyubahiro abantu baragishaka, abantu baragiharanira, ariko nubwo mugishaka nimugishakishe gukora ibyiza mudacogora. Urufatiro rundi ni ubutunzi. Ubutunzi nabwo ni bwiza, ariko ubutunzi bujya bushira. Ubutunzi ngo bujya butera amababa bukaguruka. Waba unkurikiye bwarigurukiye bukagusiga. Yesu we ntiyagusize, aracyahari. Imana ishimwe, aracyahari. Ubaka ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo. Agakiza k'Imana kabe mu mutima wawe, agakiza. Imana ishimwe. Ndabashimiye mwese abemeye gufata icyemezo cyo kwakira Yesu. Agakiza, agakiza. Foundation nziza ni agakiza. Haleluya, ni agakiza. Ifatiro zarasenyutse, ariko urwa Kristo ruracyahagaze. Imiryango warayibuze, Kristo arahari. Ni umuryango wawe. Kristo ni musaza wawe, ni murumuna wawe, ni mukuru, byose. Yesu ni byose kumufite. Korari yararirimbye ngo twashakiye mu miryango biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, ariko ngo tukugezeho tubona biremeye. Imana ishimwe. Ibuka aho Imana yagendanye nawe. Ibuka ya majoro ubwira Imana ngo cya gihe warantabaye, ubu ntabwo byakunanira. Niki kiguteye ubwoba? Abantu barihebye, abantu urabona bahangayitse, ariko Yesu arahari, arahari. Nta kindi cyamuzanye, ni ukugira ngo akuruhure, ni ukugira ngo akubohore. Mpera Imana icyubahiro kuko aje kukuruhura uyu mugoroba. Icyatumye urupfu rutaramitanye ni ukugira ngo iri jambo ryumve. Nigeze mpura n'urupfu ngiye kubyara, mbona ko birangiye, njya muri koma, ariko ijwi ry'Imana riranyongorera ngo humura, no muri iyi koma ndi kumwe nawe, kandi ndakurinda kugira ngo uzamvugire abantu baruhuke. Emera Yesu agukoreshe. Fatiro zarasenyutse. Ese imbaraga zagushizemo? Ese wabaye nka Samusoni, abanyamahanga bakwishima hejuru? Yesu arahari, inshuti y'Imana, kugira ngo yongere akubohore. Niwumva ijwi rikubwira ngo ihane, wihane. Niwumva ijwi rikubwira ngo komera, ukomere, kuko iryo jwi ni iry'Imana. Imana ishimwe. Uyu mwanya ndagusengera, wowe urugo rwari rusenyutse, kugira ngo umwami w'abama rwubake. Ndagusengera. Mana yanegetse kugusengera uyu mugoroba,
kugira ngo ubone amahoro. Yewe mukobwa, musore, ubona ubuzima bwanze ukaba ushaka kwiyahura, wikwigirira nabi, Yesu araje iwawe. Yesu arakomanga ku rugi. Yesu arakomanga umutima wawe. Ubushomeri burakomeje, urabona byaranze, ariko tugeze kuri Yesu twabonye byemera, tubona amahoro adaturuka aho ngaho. Ukeneye amahoro aturuka ku Mana, ukeneye umwuka wera wakuneshereza, ukeneye imbaraga zatuma urenga aho hantu ugeze. Jambo ravuga ngo ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ariko hagati aho naho hakumereye nabi, ariko izi tangira ryawe, izi ni iherezo ryawe. Umuntu yigeze kumbwira atari ko Beti, ubundi ubona iherezo ryawe ari irihe? Ese ko mbona uhora n'ibigeragezo buri gihe? Nari umwana muto w'umukobwa w'imyaka nka 22, narigaga igihe kimwe mbona birankomereye, nza gurata mbura igice kimwe, nahura n'abantu bari banzi. Hayo Mana we, ndagushimiye, uri Imana ikurikirana ijambo. Icyo gihe bakavuga bati amaherezo nayahe, ibyo bintu by'ikirokore babireka, ko hari bizagenda neza. Ariko nta kintu wakora ngo udapimwa, ahubwo komeza umutima. Imana irambashisha, irambwira ngo ihangane, ndihangana. Igihe kigeze mbona irayimpaye diplome, impano kwiga kaminuza. Amashuri rero ntabwo ari ikintu wanakangisha Imana, ahubwo ikintu wabwira Imana ni umutima wizeye, ni umutima umenetse, ni umutima uhindutse. Njya ntangara, twirwa mu nsengero dusenga, abaririmbyi bakaririmba, ukabona insengero ziruzuye, ariko ukibaza ibyaha biva hehe ko duhora mu rusengero? Dukwiriye kuba abakristo bahindutse. Bene data mukurikiranye iradiyo y'itorero, dukwiriye kuba abakristo bahindutse. Abakristo badahindurwa nuko bahuye n'ubuzima bubi. Abakristo badahindurwa nuko ibisubizo bije. Mwari muzi ko hari nabi ibisubizo bigusha, umuntu agahindura ingendo Imana yamutabaye, yo ugasigara imbaraga z'Imana zaragushizemo, kandi Imana yabikoreye kugira ngo uyihimbaze. Imana yarantangaje, nigeze mara igihe nsenga mbwira Imana ngo Mana ngwino untabare, ngwino undengere. Yo ndashima Imana ko yabikoze, ikoresha umukozi wayo. Ntabwo twari tuziranye, araza yumvira Imana. Nawe umvira Imana mwene data, reka wowe kwirebaho. Iyi si tuzayivamo, iyi si irashirana no kwifuza kwayo, ariko bwira Yesu wawe ategeke, kandi nategeka biremera. Yesu ajya ategeka, Imana ishimwe. Niki kitubwira urukundo rw'Imana? Amen. Hano muri mu Befeso 3 ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, nimureke mushorera imizi mu rukundo rw'Imana kandi mushikame. Imana irahari kugira ngo itabare. Ndagira ngo mbasabire umugisha mwese abari bakurikiranye iri jambo ry'Imana. Uyu munsi buri wa gatanu saa moya, ntabwo njya siba mu gihe nkiri muzima ngihumeka. Imana intije uyu mwanya, nzayivugira. Mujye muza tubane hano dusengera ibyifuzo Imana ikabisubiza. Waba ufite icyifuzo kigukomereye, reka dusenge. Ndashaka ko dusengera iri jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Aho uri niba urwaye, fata ku burwayi bwawe. Aho wicaye, niba uri umusirikare, niba uri umupolisi, niba uri umuganga, umwami w'abami aragukunda, akwitayeho. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, izina ryawe niryubahwe. Aba ni ubwoko bw'Imana warose mu bise by'amaraso yawe. Hari abaremerewe, hari abumva umuriro muri bo. Mu izina rya Yesu ndabasengeye ngo babohore, kandi imitima yabo yongere kwakira ubuntu bw'Imana, yongere kunezezwa nuko
wazanywe no kudupfira, wazanywe no kuducungura. Reka imitima yacu ikwizere, imitima yacu yongere kunguka ubwenge buturutse ku Mana, kandi dushorere imizi mu rukundo rw'Imana. Urakoze Mwami, shoboza umubyeyi, umupapa, umukobwa, umusore, mwana muto, abakozi bawe Mwami, igihe nk'iki kigoye uduha imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kutujyana, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha mwinshi. Waba ushaka ko tugusengera, waba se ufite ikigeragezo kikuremereye, waba se kandi wumva mu mutima wawe warasubiye inyuma, rwose ndagira ngo nkurangire. Hari nimero hano wahamagaraho 0788 39 86 38 2, 0788 39 86 38 2. Turagutegereje kugira ngo tugusengere. Imana iguhe umugisha. Life ready, hello? Hello? Ndumva. Hello? Hello? Turakumva? Hello? Hello? Connection yabaye ikibazo, ariko turagusengera. Hello? Halo, Turakumva, urinde? navugana na Jeannette, ndi umusirikare. Yego Jeannette, turakumva. Ni ukuri munkoze ku mutima, rino jambo ry'Imana riteze amatwi naryumvisha. Imana iguhe umugisha. Yego. Nanjye rero umva mfite ikibazo cyo kubura amahoro. Yego. Ngo amagambo sinjya menya amagambo, muri make amagambo menshi no gushyushya inkuru. Imana imbabarire. Imana yongere imbabarire ingika. Imana yongere imbabarire no gucika intege. Yesu akubabarire, Yesu akwambika imbaraga. Turagusengera Jeannette, komera, umwami Imana aragukunda. Urakoze cyane. Amen. Murakoze. Ukangenera ibikwiriye, nakugererana nandase, nagusimbuzane, wowe umba hafi iteka. Ukangenera Hello? Life ready, hello? Turakumva? Yego. Ongera ijwi, witwa nde? Josiane, ndakumva. Yego. Ubukode Yesu ajya bwirukana. Turagusengera, Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Amasaha yagiye ni benshi, ariko owe uze kwandika n'ubutumwa bugufi kuri 0783 146 27 0783 146 27. Turabusoma kandi tugufashe. Ku Muhima hari amarembo arakinguye kuri ADPR, ujuza tugufashe ushaka kubatizwa cyangwa n'ikindi cyifuzo. Reka tugusengere. Mwami Imana yacu, dusengeye Jeannette na Josiane. Ijambo ryawe ryabakozeho, bakeneye amahoro. Ubaha amahoro kandi ubagwiriza imbaraga n'ibyishimo n'umunezero bituruka kuri wowe Yesu. Ntabari bo, ahubwo imbaraga z'Imana ziba arizo zitegeka ibyabo n'ingo zabo, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Shalom.
Life FM. indirimbo nziza n'ijambo ry'Imana ni kuri Life Radio 96 FM ivugabutumwa rigera kuri bose. It's Life Radio. Life FM. Ijambo ry'Imana risa n'umutima ni kuri 96 FM Life Radio.